nongeye kuguha ikaze wowe unkurikiranye. Aya ni kakanya turi kuri ya makuru arimo agenda trading hano hanze, nk'uko musanzwe mubimenyereye aha ngaha kuri ino channel yanyu, ngenda mbahamo amakuru arimo agenda acicikana. Rero uyu munsi turi mu Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda, aho tugiye kubuganira cyangwa se kuvuga ku iterambere ry'umukobwa Ariel amaze kugira mu gihe cy'imyaka mike amaze mu muziki nyarwanda, akora umuziki mutangiye kumumenyeraho. Uko niba mubyibuka neza, Ariel yamenyekanye muri mwaka 2019 mu gihe cya corona 19 COVID-19, niho izina Ariel ryatangiye kuza mu banyarwanda hamwe n'abandi basitari benshi. Mu mukobwa ukiri muto w'imyaka 23, umva ko ni umwana ukiri muto cyane, ariko ukora umuziki neza, ariko umaze no kugera ku bintu byinshi mu muziki wiwe, kandi ufite experience afite undi muntu uwo ari we wese. Tugiye kurebana rero akayabo k'amafaranga cyangwa se Ariel amaze gukora mu muziki kuba yatangira umuziki mu mwaka wa 2019. Turebere hamwe amafaranga amaze kwinjiza muri rusange nk'uko byashizwe hanze n'imbuga nkoranyambaga, harimo Spotify, harimo YouTube, Apple Music ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga, n'abafunnyi cyangwa se abadufashije kwegeranya uwo mutungo cyangwa se amafaranga amaze kwinjiza yose hamwe muri rusange. Mu myaka 5 amaze mu muziki nyarwanda, urumva ari umwaka wa 2019, 2020, 2024, urumva ko ni imyaka 5 amaze aririmba cyangwa se ashimisha abanyarwanda muri rusange, abaha umuziki. Ese ni igiki yakuye muri uwo muziki, muri career yo ya music? Ni iki umuziki umaze kwinjiza mu gihe gito amaze mu muziki? Nimuciye kuri wenyine wa musore wanyu Gatete usanzwe wagezaho amakuru, aho mba nibereye muri Mongolia, ariko nkavuga ati abanyarwanda ngomba kubagezamo amakuru yose abarimo aragenda acicikana hanze. Turahera mu mwaka wa 2024, umwaka wose amafaranga Ariel yinjije mu muziki ku mbuga nkoranyambaga ziwe zose akoreshaho, ndetse harimo na TikTok, yose hamwe muri rusange tuyakusanyije, agaragaza ko yinjije amafaranga angana na miliyoni 36 n'ibihumbi 941,500. Umwaka wa 2020 niyo mafaranga yinjije. Mu mwaka wa 2021 Ariel yarakubye yinjiza amafaranga agira ngo muri miliyoni 51 n'amafaranga 500. Kuna amafaranga y'u Rwanda, ubwo ni 51.5 by'amafaranga y'amadolari, ariko ngende kuyavuga mu Kinyarwanda. Mu mwaka wa 2022 Ariel yinjije miliyoni zigera muri 60, ubwo ni 60 by'amadolari, washyira mu Rwanda miliyoni 60 zirengaho amafaranga make, ariko turi kubishira mu izanisha nyine kugira ngo uze kubyumva neza bikoroheye. Mu mwaka wa 2023 Ariel yinjije miliyoni 60.5. Urumva uburyo umukobwa Ariel yagiye yinjizamo amafaranga. Ayo ngayo nayo yinjije mu muziki. Ayo mafaranga iyo ugiye yateranya usanga agwa muri miliyoni hafi 200 z'amafaranga y'u Rwanda mu myaka 5 cyangwa ni imyaka 4, kuko ibungu wa 2024 nta nawaza, ariko ntago arawutangira neza, nta nubwo arasohoramo indirimbo nshya yiwe itari collabo, kuko hari afite collabo. Numva ko nyine ari ibintu bya danje. Umukobwa nk'uyu nguyu Ariel si ibyo gusa, agiye akora mu publicity menshi yo kwamamaza, agenda akora ibitaramo byinshi, ari nabyo bituma aza mu bantu nyine bafite amafaranga bakiri batoya, no ku gitsina gore mu gihugu cy'u Rwanda, aba bahanzi
washyiraho ibyo byose ugasanga afite umutungo ungana na miliyoni 374 y'amafaranga y'u Rwanda. Ari nabwo ageze gutya avuga ati amafaranga ninjije ngomba gukora miliyoni 50 nanjye nkaguramo imodoka yo kugendamo. Ariel wayz rero yagize gutya atumiza imodoka nziza cyane yaturutse mu gihugu cyo mu Bwongereza. Ubwo nivuga ngo niho yaturutse umenye ko ariho ikorerwa, ndetse igera mu Rwanda ifite agaciro kangana na miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Ariel wayz ahita avuga ati niyo modoka ngomba kugendamo nicinzemo izuba, imvura, ndetse n'abantu, kuko guhora nega taxi voiture, guhora nsaba lift abandi bantu bamananje cyangwa se n'abandi bashuti banjye bafitemo amakankari, ndayihaze nanjye ngomba kugira imodoka yanjye ku giti cyanjye. Urumva rero ni ibintu byiza ku muziki nyarwanda rukomeze ubu dukurikirane, kuko turimo turagenda tubabwira uburyo abahanzi bamaze kwinjiza amafaranga ndetse n'igihe bamaze mu muziki, kugira ngo wumve aho umuziki uba umaze kuvana abantu naho umaze kubageza. Ubwira ngo wafashe igihe cyawe uri bino video nziza, niyo mpamvu mwifurije amahirwe n'umugisha, ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ibyishimo, ubuzima buzima, Imana ikomeze kugenda ikurinda umunsi ku wundi. Ubwira rero ntugende utakanze subscribe kugira ngo ujye ukomeza ubone ibiganiro byiza nk'ibi ngibi tuba tubakorera cyangwa se tuba tubagezaho umunsi ku wundi. Murakoze.